Imana mwasengaga yandi mwitaga urukundo iyo yarapfuye, nimba itaranapfuye yagiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Ubu ndimo norganiza amatora yo gutora Imana ishoboye, Imana ishobotse, ari nayo izaba yanditse muri Bibiliya itukura. Turirwa dusenga duhumirije mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Uwo Yesu ko yapfuye na sogokuru akaba yarapfuye, urasenga umuzimu w'umuzungu wasenze umuzimu w'umunyarwanda mufitanye isano bigutwaye. Hari abantu bari kukureba bakavuga bati nyamara uyu mugabo wasanga yaravangiwe. Gira icyo basubiza kano kanya. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba. Kakazi kenshi kandi gakomeye uyu munsi twaje kugakora turi kumwe n'umutumirwa ahangaha. Ni umugabo yitwa Ndayisenga Iber Osaga. Twifuje uyu munsi kumusura kubera ko twamenye ko ngo yanditse Bibiliya itukura. Tumenyereye za Bibiliya zitandukanye ndetse mu madini n'amatorero bitandukanye. Uyu munsi rero twagize amatsiko yo kumenya ngo ese uyu muntu wanditse Bibiliya hanyuma kanayita Bibiliya itukura, ese iyo Bibiliya ni bwoko ki, ese iyo Bibiliya itanga ubuhe butumwa? Iyindi cyangwa se izindi Bibiliya tumenyereye baratubwira ko ari ijambo ry'Imana ririmo. Uyu munsi rero turi kumwe nawe, twagize amahirwe yo kubonana nawe. Turagira ngo tumenye iyo Bibiliya itukura. Gira amahoro. Murayahorane namwe. Yego. Ndagira ngo wenda utangire wivuga amazina nubwo nari nyavuzeho, hanyuma unatubwire Professor Osaga ni muntu ki. Murakoze. Nge nitwa Professor Habati Osaga Ndayisenga. Ndi umuyobozi w'abanyibitekerezo ku rwego rw'isi. Nkaba umwanditsi wa Bibiliya itukura. Ikirenga kuri ibyo nkaba umucurabwenge wa filime yitwa filime irimo guca kuri channel yitwa Best Act Rwanda. Iyo filime yitwa Afande Gito. Reka dusubire inyuma ho gatoya. Uti ndi umuyobozi wa banke y'ibitekerezo ku rwego rw'isi. Muri banke tumenyereyemo amafaranga, none we ni banke y'ibitekerezo, dusobanurire. Twe ntaga banke mpagarariye, ntaga ari banka y'amafaranga nkuko izindi zimenyerewe, ahubwo ni banka y'ibitekerezo. Ni ya banka twegisikenginga ibitekerezo ku bitekerezo, kandi ya banka itagamije inyungu zo mu rwego rw'amafaranga, ahubwo ni ya banka igamije kuba yahereza abantu ibitekerezo bakaba bagendeye amafaranga make bafite bakayabyaza inyungu bashingiye kuri bya bitekerezo twabahaye. Murakoze. Aha, Professor Osaga, iyo uvuga ngo wanditse Bibiliya itukura, hari benshi bahise bibaza cyangwa se basheshura umeza bati bishoboka bite umuntu umwe? Ubundi izi Bibiliya tumenyereye zanditswe n'amatsinda y'abantu batandukanye. Ni gute wowe wicaye uri umwe runda ibitekerezo ukabikusanya ukabirobanura ukabona ibikwiye n'ibidakwiye, ibikwiye ugakomezanya nabyo ukabikoramo Bibiliya, warangiza ukavuga ngo iratukura? Dusobanurire neza. Nahisemo kwandika Bibiliya nise Bibiliya itukura, kandi koko na Bibiliya itukura kubera yuko nashatse kugaragaza ukuri ngo nkura abantu mu mwijima bamazemo imyaka irenga amamiliyari, ko kuva isi yaremwa benshi bagendere kuri Bibiliya yera, abandi bagendera kuri Bibiliya ntagatifu, abandi bagendera kuri za Korowani. Ariko ibyo byose nyuma yo kubisoma nkabikora analyse, nasanze bikubiyemo ikinyoma cya mbere cyabayeho mu rwego rw'isi. Ni ikinyoma cyitwa Imana yigishijwe muri Bibiliya, ikigishwa muri Korowani, ikigishwa mu bitabo byinshi bitandukanye. Nge niyo mpamvu nahisemo kuba umucyo mburumuri rwa rubanda, nkora Bibiliya itukura, Bibiliya igomba kuza ivuguruza ibindi bitabo byose byabayeho, na cyane cyane yuko Imana yavuzwe n'ibyo bitabo. Mu minsi ishire byamaje kugaragara yuko yapfuye, nimba itaranapfuye yagiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Murakoze. None se Professor Osaga, iyo uvuze ijambo Bibiliya bivuga uruhurirane rw'ibitabo. None nawe wayanditse iturutse mu bitekerezo byawe bwite,
nayo iraza kwitwa Bibiliya? ntago yavuye mu bitekerezo byanjye bwite, ahubwo yavuye mu kuyungurura nkasesengura ibinyoma byatanzwe mbere, ahanini byatanzwe n'abazungu. urabona Bibiliya bagenderaho uyu munsi cyangwa se Bibiliya yari isanzwe ndimo nkore yo kwivugurura, ni Bibiliya yanditswe mu myaka y'1600, ahanini yandikwa muri process yo kugira ngo icyitwa ubukoroni kibashe kuba cyashoboka. yaje ari nk'intwari ikomeye cyane yo gufasha abakoroni kugira ngo babashe gukoroniza abanyafurika, babashe gukoroniza race noire, yewe hirya no hino ahabaye ubukoroni. urabona mbere yuko ubukoroni buba, hatangiye ikintu cyitwa exploration. Mouvement y'abexplorateur, mu kwexplora bagendaga bareba aho bifuza kuzakoroniza, biga abaturage baho bameze gute, imyizerere yabo ihagaze gute, imbaraga bafite ni izihe, ubushobozi bwabo bushingiye kuki. Bexplorateurs mu kugenda gutya nyuma yo kubona ibyo byose, banarebaga n'ubukungu bazakura aho hantu, tuzahungukira iki. aha babona nta kintu bazahungukira, ntago bagomba kwirwa bahagera. Abexplorateurs baje harimo nk'abitwa ba Dr. David Livingstone, abo ngabo murabazi, abitwa ba René Caillé, ba Henrietta Kingsley n'abandi benshi cyane murabazi kubanyuze mu bitabo by'amateka. nyuma y'uko abexplorateurs baje abo bazungu bamaje kwiga amareji yo hirya hino, batangiye kubona yuko hari ibintu bishobora kuzabagora. batangiye kubona hari amasosiyete ari strong, batangira kubona ari abantu bafite nationalism, bafite patriotism, bafite kurinda ibihugu byabo, babona hari imico ikomeye. mu gutekereza kuyisenya rero nibwo bagiye hatangira bohereza bitwa abamissionnaire. missionaries mu kuza kwabo baje kugira ngo batworoshye imitima, tubashe guca bugufi badukoronize. Bibiliya iza ari nk'imbundi irasa kure y'iki y'ubukoroni, aho baje bavuga ngo niba gukubita urushyi umusaya iburyo uzatege n'ibumoso bakubitemo. ibyo byanditse muri Bibiliya murabizi, kubera bari babizi neza ko bazaza kudukoroniza. bazaza nta kindi bakora uretse kudukubita, uretse kutugirira nabi, kubera ko babonye yuko babanje baba explorers babonye ko dufite imbaraga, dufite ibigango, barabati bari abazungu tuzabahitana niba dukubita. ahubwo reka twohereza abantu, twohereza icyo cyitwa Bibiliya, twohereza icyo cyitwa Korowani, twandikemo yuko niba gukubita urushyi umusaya ibumoso uzatega n'uburyo bagakubitamo, twandikemo ko hahirwa abakene ku mutima kuko ingoma y'Ijuru ari yabo, twandikemo ko hahirwa abashavuye kuko aribo bazabona Imana, twandikemo ko hahirwa bameze nk'abana bato kuko aribo bazabona ijuru, twandikemo tugaragaza yuko wa muntu wo hasi wahindutse insina ngufi ari urimo guhirwa kugira ngo azakunde kubona ijuru, bishoboke ko tubasha kumukoroniza ku buryo bigize gute bitworoheye. none ibyo bitabo byaje ari ayo mahame bifite, bikaza ari izo targets bifite, ni ibitabo tuba dukwiye gukomeza kwizereramo umunsi wa none. biriya bitabo biza bikavuga ngo umuntu, Imana yaremye umuntu, isomye nko mu ntangiriro urasanga bavanga Imana yaremye umuntu, irema Adamu, ngo maze ngeramusinziriza imikuramo urubavu, irukoramo nde, irukoramo Eva. Iki gihe ni ibigaragara mu by'ukuri yuko harimo no gutesha agaciro igitsina gore. uyu munsi turimo gupromotinga ibintu byitwa gender, abagabo n'abagore bagomba kuringanira. ntabwo dushobora gupromotinga gender kandi tugaragaza ko umugore ari urubavu rumwe mu zigize umugabo. ibyo bitari ko bivuga. umugore nawe ni umuntu angana n'abandi. ibyo bitabo biriya birimo gutesha agaciro abagore bikwiye kuba bitwikwa bikajugunywa, hakajyaho igitabo cya Bibiliya itukura kigaragaza umuntu nk'undi. ikindi, iyo urebye Bibiliya iravuga ngo dore iby'Imana yishe abanyabwenge yabishuriye abaciye bugufi. uyu munsi sosiyete turimo, isi ya none, ni isi igamije kwiga abantu bakava mu bujiji. bisobanura yuko ibyo turimo biri contre Bible. nimba umuntu yiga aragira ubwenge, nagira ubwenge nta juru azabona, kuko baravuga ngo iby'Imana yishe abanyabwenge yabishuye abaciye bugufi, bigaragaza ngo birimo kwinkarijinga abantu ntibahinduka iki, injiji. iyo Bibiliya iriho uyu munsi igomba gutakara, hakaza Bibiliya ishishikariza abantu gutera imbere, ishishikariza abantu kwiga, ishishikariza abantu kuringanira umugabo n'umugore
irabaringaniye ishishikariza abantu gukora bakagira aho bigeza apana yindi ivuga ngo musabe muzahabwa. Donc Bibiliya irimo kwinkariginga abantu ngo nibige gusabiriza. Uyu munsi politike turimo ni yuko abantu bakora bakigira apana gusabiriza. None Bibiliya dufite twagenderagaho yirashishikariza abantu bagira bate nibagerirwa basabiriza. Abayanditse baho yise ijambo ry'Imana harimo n'imirongo imwe n'imwe rwose wumva ifite icyo yubaka ku buzima bw'umuntu, ariko nanone bitavuze ko harimo n'iyindi nayo yivuguruza nk'iyo yose warutubwiye, ariko bayise ijambo ry'Imana. Wowe Bibiliya yawe ni ijambo ry'Imana cyangwa ni ijambo ryawe? Bibiliya yanjye ni Bibiliya ndimo nkora ndimo nandika, ntago izaba ari ijambo ryanjye, izaba ari ijambo ry'Imana. Ari nayo mpamvu nkubwira ko uyu munsi nabaye mbrotse projet ntago ibingu birimo gukora kubera yuko ntegereje amatora yo gutora Imana ishoboye kandi ishobotse, kuko iyo mwasengaga mwizeraga ko yari ihari, iyo yarapfuye nimba itaranapfuye yagiye mu kiruhuko cy'izabukuru, nta kintu irimo gukora. Ntiyaba igihari ngo uvuge coronavirus amamiliyoni arimo gupfa uyu munsi, ntabwo yaba igihari ngo tubare amamiliyari y'abantu bapfa, amamiliyoni yapfuye mu ntambara ya mbere y'isi, yapfuye mu ntambara ya kabiri y'isi yose, abapfa bazize za sida, abapfa bazize inzara, abapfa bazize byinshi cyane. Ntiyaba igihari ngo habe hari promotion inegality ingana gutya abantu bakandamije abandi ku rwego nkuru nguru. Imana mwasengaga yandi mwitaga urukundo, iyo yarapfuye nimba itaranapfuye yagiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Ubu ndimo norganiza amatora yo gutora Imana ishoboye, Imana ishobotse, ari nayo izaba yanditse muri Bibiliya itukura. Bwana Ibere uze kudukundira ahantu tuhasobanukirwe neza, kuko ubu ngubu hari abantu bari kukureba kuri Afrimax TV bakavuga bati uyu mugabo rero uje guhakana Imana kandi wenda hari abayisenga ikabasubiza, hari abo yiyereka nk'uko ujya wumva ngo babonekewe n'abandi bagira ndima yerekwa atandukanye. Aya matora wenda kujya gukoresha uzayakoresha, kuko mu matora haba hari abakandida. Ese wowe abakandida bawe mu kujya gutora Imana barahari? Hanyuma kandi muri ayo matora uteganya nk'uko ubyise projet wabipanze gute ko bizagenda? Ya amatora uyu munsi hariho promotion ya tekinoloji, ari nabyo byatumye n'Imana yari isanzwe ihunga. Ya Mana yabayeho mu gihe cya paléolithique, cya néolithique, mésolithique, antiquité. Ntabwo umuntu ushobora kwiyadabuta kuri tekinoloji igezweho. Iyo Mana yabayeho iza mikrofone ntazihari. Iyo Mana yabayeho tekinoloji kiri ku rwego rwo hasi. Imana yabayeho science kiri ku rwego rwo hasi. Aho science itera imbere tekinoloji gatera imbere. Byayiteye iki? No, ntabwo mvuga ko yabayeho, ahubwo abemera ko yabayeho, bemera ko yabanyeho n'iremwa ry'isi. Kubanaho n'iremwa ry'isi rero ni cyagiye tekinoloji yari kiri ku rwego rwo hasi, ni cyagiye ibintu byose bitari bihari. Ntabwo nemera 100% ngo yabayeho, sinanahakana 100% ko itabayeho. Ntiyabayeho kuko ntayo nigize mbona, ariko kandi nanone ishobora kuba yarabayeho ko ibyo ntabonye byose si uko bidahari. Cyokoza nge nemera icyo nabonye, ntayo nigize mbona. Nimbera nigize ibaho rero, yabayeho mu gihe muri monde arikayike, monde tekinoloji iri hasi, aho tekinoloji mariye kuzamuka ikagera ku rwego rwo hejuru, byayiteye ubwo birahunga. Nimba itarahunze yarapfuye kuko birigaragaza cyane. So ngiye amatora nteganye rero gukoresha ni amatora azifashisha ikoranabuhanga, ni amatora azakorwa kuri social media, ndetse kugeza n'uyu munsi abakandida bamaje kuboneka ni 3. Ni Abanyarwanda, hamaje kuboneka abakandida 3. Ni Abanyamahanga n'Abanyarwanda. Ntago Bibiliya yanjye cyangwa Bibiliya ndimo nandika ntago ivuga Abanyarwanda, ngo ivuga abazungu nk'uko iriya dusanzwe twakoreshaga cyangwa mwakoreshaga. Yari y'abazungu, iriya yari y'abazungu. Yari igamije guteza imbere umuzungu, kumugira nk'ikintu cy'igikomerezwa, ikagira umunwa hari insina ngufi yo gucaho urukoma. Wabonaga ko n'ibiri ivuga abazungu gusa. Hari umunyarwanda yagize wanditse muri iriya Bibiliya, hari umukongomani wanditsemo, hari umunyakenya wanditsemo. Nuba ngo Bibiliya rero ngiye nimo kuvuga ni Bibiliya ifatika, ihuriweho n'abantu bose, nta gusegrega, nta discrimination. Ni nayo mpamvu kumbaza ngo abakandida n'Abanyarwanda cyangwa n'abaki. Oya, abakandida si Abanyarwanda, abakandida bamaje no kuboneka si abantu, kuko mu bakandida 3 maje kwakira dosiye zabo harimo umukandida witwa urupfu, hakaba umukandida witwa amafaranga,
n'umukandida witwa siyanse na tekinoloji biri kombine. ni abo ngabo ko ari batatu bamaze gutanga kandidatire zabo bashaka kuyobora isi nshya ya nyuma ya coronavirus. uti bagushyikirije kandidatire zabo? Yes. bazigushyikirije mu buhe buryo? bazinshyikirije mu buryo butari uburyo nakubwira bufatitse, kuko buriya hariho isi eshatu. buriya kugira ngo ibyo mvuga tubyumvikaneho neza, urabanza wumve ko hariho isi eshatu, hari na kontakite zigera muri eshatu ushobora kugira n'umuntu cyangwa n'isi cyangwa na sisiteme. hari kontakite eshatu. buriya habaho isi iyitwa monde réel cyangwa monde sensible, isi ifatika, isi y'ibiboneka, ariyo yasi irimo ibi biti, irimo aba bantu bahagaze, isi twinywera inzoga, isi twibyinira. iyo ni isi yitwa monde réel cyangwa monde sensible. ariko kandi apart from that habaho n'isi yitwa monde des idées. ni nayo nge nkunda kwiberamo cyane. nkunda kwibera muri monde des idées. ubu actually nakubwiye ko ndi umuyobozi w'abanyibitekerezo ku isi, mfite ibyumba byo gutekerezamo hirya no hino. iyo monde des idées rero ni yasi niho y'ibitekerezo. yasi y'ibitekerezo, hahandi ushobora kuba wicaye ahangaha ariko udahari, hari ahandi wagiye. burya aho handi wagiye nayo n'indi si wari urimo. so kontakite yanjye n'urupfu, kontakite yanjye n'amafaranga, kontakite yanjye ya siyanse na tekinoloji yabereye muri iyo monde des idées. ni ya monde itaboneka, ahubwo ya monde y'imitekerereze. indi si ya nyuma nakubwiraga rero, wenda nubwo yo ntari nayigeramo, ntari navuga ngo ndimo kujyana na kontakite n'abakandida mu iyo si, ni iyitwa monde symbolique, yasi ibimenyetso. uramenya nawe utazahura n'umuntu mu muhanda arimo kugenda yivugisha ngo mwite umusazi. burya iyo umwise umusazi niwo uba uri umusazi. uriya muntu nimba arimo avuga ngo we kabera sha, wanyibye isambu yanjye sha, wanjye agera we, wamuginga we burya ari mu isi yitwa monde symbolique, ni isi y'ibimenyetso. burya uwo arimo kuvugana nawe bari kumwe aramureba, hari ibimenyetso aramubona, ariko we ntushobora kujya gute, ntushobora kumubona. burya uwo mudahagaze kuri imwe rero ntukamwite umusazi cyangwa mube mwabipfa. ari nayo mpamvu Bibiliya yanjye irapromotinga ikintu cyo kubana mu mahoro, irapromotinga ikintu cy'amahoro, cy'umutekano no guhana agaciro, kubaha ibitekerezo bya mugenzi wawe. hari interuro iri muri Bibiliya dusanzwe tumenyereye yera cyangwa ntagatifu, ivuga ngo jambo yahozeho kandi azahoraho. iyo nteruro ivugaho iki? iyo bavuga ngo jambo yahozeho kandi azahoraho, natangiye nkubwira yuko Imana ari ikinyoma cya mbere cyabayeho ku isi, kitazagira n'ikigisimbura mu mateka. iyo bavuga ngo jambo yahozeho ngo kandi yahoranye n'Imana, bakavuga ngo Imana niyo yaremye isi n'ijuru, nanjye nahita mbaza ngo mbere y'uko iremye iyo si n'ijuru yabiremye ihagaze kuki? yabiremye irishye. yabiremye irishye. barangiza bagahita baguhindukirana ngo ayo ni amayobera amatagatifu, ngo iby'Imana yahishe abanyabwenge abaciye bugufi, kugira ngo twebwe n'ibyazanywe n'abazungu kugira ngo duce bugufi batuyoborere mu cyuka nihumiriza nkuyobore. Bibiliya yaje ari humiriza nkuyobore, Imana iza ari humiriza nkuyobore. ariko ubu ngewe Bibiliya itukura ndashaka abantu bakanura amaso, bakayoborwa n'ubwenge aho kuyoborwa n'ubujiji. ikindi impamvu yitwa itukura nta yindi, ni ukugira ngo nshimangire na nereke rubanda nyamwinshi ubugome bw'Imana bizeye imyaka itagira umubare. yitwa itukura kubera amaraso yamenetse. amaraso yamenetse. nimba iyo Mana mwasengaga mu gihe ntari nagashyizeho amatora ngo hatorwe Imana ishoboye kandi ishobotse, baravuga ko ari omnipotenti, omnipresent, omniscient, cyangwa ishobora byose, ibera hose icyarimwe kandi izi byose, ndetse bakanavuga ngo iyo ivuze biraba, yategeka bigashoboka. kuki ntacyo yakoze ngo aya mahano yose arimo kuba arorere kuba? kuki itigeze ivuga ngo coronavirus stop, ngo yistop ikareka abantu bakarindimuka? kuki itigeze ivuga ngo intambara ya mbere y'isi yose stop, ngo irangire abantu bakagenda kurindimuka, amamiliyoni yarindimutse? intambara ya kabiri y'isi yose kuki ntacyo yakoze ngo yihagarike, ivuye ngo stop, ngo bihagarare? kubera iki intambara z'ivanguraruhu
inzara hirya no hino kubera iki nta kikora, bigasaba abantu bafite ubwenge, bigasaba ya siyanse. ari nayo mpamvu irimo guteramo ngo abariba Imana ya siyanse zigakemura ibibazo, bigasaba ya tekinoloji zigakemura ibibazo, bigasana rwa rupfu rutinywa na rubanda nyamwinshi. Abantu nimbe twarisemo kubaho kubwoba, nitwemera urupfu rutuyobore. Hari abantu bari kukureba kuri Afrimax TV muri aka kanya bakumva ngo uyu mugabo yiyise umuyobozi w'ibitekerezo, ngo umuyobozi wa banki y'ibitekerezo. Ntago nabyise nge ndi umuyobozi wa banki y'ibitekerezo ku rwego rw'isi. Hari ahandi bakuze uretse wenda hano mu Rwanda, cyangwa se tutanagiye kure hano hafi mu baturanyi? Ngewe ntago nzwi mu Rwanda cyangwa nzwi muri Amerika cyangwa hirya hino aho ngaho uvuga hose. Ngewe aho mpa agaciro ya monde des idées. Ngewe nzwi mu buryo muri universe. Kweli Univers niyinzi, universe niyinzi, ngomba kumenywa n'ikirere, nkamenywa n'amazi, nkamenywa n'ubutaka, kurenza kumenywa na produits ziva mu butaka arizo bantu. Ngewe ndi umuntu udasanzwe, abansobanukiye neza banyitanya kubaho. Abansobanukiye neza banyitanya kubaho. Ko bavuga ngo icyubahiro ni icy'Imana, wowe kubera iki bakwitanya kubaho? Iyo bavanga icyubahiro ni icy'Imana, ni babandi bashaka kugira ngo bibire icyubahiro utagikwiye. Icyubahiro gikwiye abantu batekereza, kugeza n'ubwo batekereza mu ndiba y'isi. Abo nibo bakwiye icyubahiro, kuko uyu munsi ntangiye mfite n'amaproje yo gukora ibikorwa bihambaye bihanitse, kandi nzabigeraho. Ndashaka gutangira kujya ngira na byinshi, nakoresha tekinike z'abakurambere nasigiye n'abakurambere, apana izo mana bavuga, nkakora ibitangaza. Nk'ubu uyu munsi nshobora kugwa gitumi nkuba nkayibuza gukubita. Yes. Nkoresheje za mbaraga z'abakurambere, nshobora kugwa gitumi nkuba nkayibuza gukubita, nshobora gufata umurabyo nkawubuza kurabya, nshobora kuzimya itara nkatanga umwijima mu cyumba. Ni ibintu byinshi cyane nshobora kuba nakora kugeza ntibiribuze kugaragara cyangwa kumvikana nko kwiyemera. Ntago biraza kumvikana nko kwiyemera, ahubwo biraza kumvikana nk'ibidasanzwe, kuko ndi umuntu udasanzwe koko. Hari abantu bari kukureba bakavuga bati nyamara uyu mugabo wasanga yaravangiwe. Gira icyo basubiza kano kanya? Ababona ko navangiwe ni babandi tudatekereza kimwe. Buri yo mudahagaze kuri puimwe ntago mwakumva ibintu kimwe. Wenda hanga nuko twicaye muri jaride mba nkweretse uburyo kiyo mudahagaze ahantu hamwe mutabona ibintu kimwe, ariko nshobora kubikubwira, ndabizi wabyumva. Izi mikrofone ntuzifashe kubera yuko ari jede hazari nuko wanyuze mu ishuri. Buriya nanditse umubare 6 hasi, nkawandika mpagaze ahangaha. Nge nshobora kubona ari 6, ariko uramutse ugiye kuri iriya sayidi wowe wabona atari 6, wabona ari kangahe? Wabona ari 9. None se unge nawe twabipfa ngo kubera ikirimo kubona ari 9 nge mbona ari 6? Ntabwo twabipfa kubera ko tudahagaze kuri puimwe. N'abarimo abashobora kumbona bakanyita umusazi, ni babandi tutari mu isi imwe. Nge nakubwiye yuko hari ise 3. Nshobora kuba ndi muri monde des idées, undi ari muri monde sensible, cyangwa undi ari muri monde symbolique. Ntago ashobora kumbona nk'uko ndi. Bibiliya tumenyereye izo twavuze nyine, ndetse na Quran tuyishyizemo zigira imirongo cyangwa se amaverse. Wowe muri Bibiliya yawe turagira ngo utubwireho imirongo nk'ibiri cyangwa 3, kuko ibyo ari byose hari abazakenera kuyisoma, cyangwa se hari abafite n'amatsiko yo kumva ngo harya ubutumwa burimo ni bwoko ki. Turagira ngo tubwireho imirongo mikeya. Igihe cyo kwironshinga ntago cyari cyagera, ntago ari iki ngo nyironshinge, ariko igihe nikigera nzayironshinga. Gusa namara amatsiko abantu kubyanditsemo bya novuga ngo ni Bibiliya izabigaragaza ubutwari bw'abantu, ni Bibiliya izabigaragaza ibyagira rubanda nyamwinshi akamaro kurenza kubabwira imigani n'ibisakuzo n'imyamamarire y'abazungu. Ni Bibiliya izabigaragaza nk'ubutumwa bwa Fred Gisarwigema mu kubohora igihugu bya bintu by'ingirakamaro. Ni Bibiliya izabigaragaza inzandiko z'abagabo bagiye bagira uruhare mu kubohora Afurika, bitwa Bankwame Nkrumah, bitwa Nelson Madiba Mandela, abagabo b'ibikwerere b'ibihangange bagize bafite icyo basobanuye, bafite icyo bakoze. Apana kujya kubona ukabona umuntu araonga wari mu Rwanda arimo kwinaga hejuru, arimo gusoma ngo rwandiko ngo Paul Mutagatifu yandikiye Abanyakorento. None nimba yararwandikiye Abanyakorento urimo kurusoma uri umunyarwanda, ni we rureba n'urwawe urwo rwandiko n'urwawe? No, dukwiye kuba twandika dusoma ahubwo ubutumwa
nyakubahwa Fred Gisa Rwigema yandikiye abanyarwanda agaragaza ko ari mu rugamba rwo kubohora igihugu. Ubutumwa nyakubahwa Nelson Madiba Mandela yanditse aharanira yuko Afurika iba umugabane muzima irangwa n'amahoro. Ubutumwa bwanditswe burwanya apartheid, ivanguraruhu. Ubutumwa bwanditse haranirwa haranirwa ubumwe bw'abantu. Ubutumwa bwanditswe haranirwa amahoro n'iterambere ry'isi muri rusange. Ufite cyizere kiko iyo Bibiliya yawe izakundwa, kubera ko kugeza ubu ngubu Bibiliya nicyo gitabo cyanyuze mu icapiro bwa mbere, kandi nacyo gitabo ngo gitunzwe n'umubare munini w'abantu ku isi. Wowe Bibiliya yawe ufite icyizere kiko abantu bazayikunda, bazayibonamo, bazayoboka ubutumwa burimo? Icyizere kirahari, kuko ni Bibiliya izabihumura abantu amaso. Kandi mwese tugezemo uyu munsi buri wese akeneye guhumuka, nta muntu ukikeneye ko amufata ku maso. Urabona Bibiliya y'uyu munsi ni Bibiliya itunze padiri gatunga pasiteri, kuko nibo babyungukira. Murabona padiri araza agaparika imodoka ye nziza hariya, pasiteri agaparika imodoka ye nziza hariya, wa muturage wavuye za Kanjongo za Nyakarenzo na za ivumbi ryarenze amuzaniye amafaranga, kubera yuko iravuga ngo abafite duke bazatwamburwa duharwe bande duhabwa abakire. Iyo niyo Bibiliya y'uyu munsi. Ariko Bibiliya ngiye ndimo nandika ni Bibiliya ivuga yuko abantu bakwiye kugira gute, abantu bakwiye kuba batera imbere bose. Ni Bibiliya igamije guhumura abantu, tukabereka ngo unyuze ahangaha watera imbere, unyuze ahangaha watera imbere. Icyitwa hard working, icyitwa accountability, icyitwa thinking big. Ni Bibiliya igamije ko abantu batekereza kure, ni Bibiliya igamije ko abantu bakora cyane, ni Bibiliya igamije ko abantu bumva ko ibintu aribo bireba, nta wundi bireba, bumva ko bagomba kwigira bagakira aribo bikijije, apana gutegereza ko imuhana kakandi kaza imvura ihise, nta kabuza yari izakura. Yego, wigeze uvuga uti ntabwo iri hard, nta nubwo iri soft, cyangwa se nta bitabo bihari byanditsemo, kandi nta naho wenda twavuga ngo muri computer nka rya koranabuhanga bavuze irimo. Iyo Bibiliya izagera ku bantu gute ko ibitekerezo byawe nabyo bagomba kubyumva, kandi ko wenda hari ababikeneye kandi bishobora no gufasha no guhindurira imibereho? Ese uzayemprima ize mu bitabo nk'uko izindi Bibiliya tuzibona, cyangwa se uzayishyira kuri murandasi abantu bajye bayibona bakoresheje uburyo bwa internet? Bimeze bite? Ubu ndatekereza ko yatangiye kubageraho. Abakurikiye Freemax TV ndatekereza ko yatangiye kubageraho, kuba bumvisha ubwabyo Bibiliya itukura batangiye kuyisoma batayireba. Icyo mba nshaka, ntabwo mba nshaka ngo abantu babe esclave, baba bacakara b'ibyo navuze, ahubwo ibyo mvuze gatoya mvuze ni kaburumuri, abantu batekereze kure. Uwo ari wese ukimara kumva ngo Bibiliya itukura, ndatekereza ko yatangiye kuyisoma. Yatangiye ubwe kuyimagine, yatangiye kuyisoma, kuko nayo natekereje kuyitayipinga, ntekereza kuyandika, ariko aho nayandikiraga mu cyumba cyo gutekerezamo cyanjye kiba mu murenge wa Nzahaha, naje guterwa n'abantu biyise abayobozi, baraza bangirira nabi kugeza n'ubwo bantwaye bajya kumfungira mu nzererezi. Mubona ndi umupaturu umeze gutya, abansobanukiye neza bazi ko ndi nyakubahwa, banjyanye mu nzererezi. Cyo koza ndashima ubutabera bw'u Rwanda kuko bwabakatiye igihano kibakwiye. Ni naho ibintu byanjye, projet zanjye zose zangirikiye, mpitamo gutangira kuzikorera hehe, mpitamo gutangira kuzikorera muri monde des idées, hahandi hatagera ibisambo, hahandi hatagera amasarigoma, aho nzasorera ikintu cyanjye kimaje kuba final product. Reka tukwihanganishe ku byakubayeho. Turi kugana ku musozo. Abantu bakurikiye Freemax TV muri aka kanya ni benshi cyane, kandi barakureba, kandi bumvise ibitekerezo ufite. Nubuhe butumwa wumva bukuri ku mutima ushobora kubagezaho mu magambo make? Mu magambo makeya ubutumwa numva nabagezaho, nababwira ngo nyamuneka nimugire ikintu cyitwa interdependence and unity in diversity. Bisobanura iki? Birasobanura ngo ni ubumwe, ni ubwuzuzanye n'ubumwe mu budasa.
abantu nibumve yuko kuba badatekereza nkanjye, kuba udatekereza nka runaka, kuba utabona ibintu kimwe na runaka wimufata nk'umwanzi, ahubwo umva ko ubusitani bwiza atari ubugizwe n'ururabo rumwe, ahubwo ari ubugizwe n'indabo nyinshi zitandukanye. Wumve ko na sosiyete nzima ari igizwe n'abantu bafite imyumvire itandukanye, hahandi uko wumva ibintu, uko mbona ibintu, uko ubibona twabishyira hamwe kandi tukabibyaza iterambere, apana kuba abacakara b'ikintu kimwe. Ikindi nabwira abadukurikiye, nabasaba yuko uwo ari we wese wakorwa ku mutima n'iyi proje mfite, akumva hari icyo yamfasha kugira ngo ibashe kuba yagerwaho, ikwirakwire nk'uko wabimbazaga, ndumva yazampamagara tukicarana tukaganira, tukareba buryo ki yashyirwa mu bikorwa, ikabasha kuba yagerwaho, ikagera kuri benshi, na cyane cyane ko mbona iyo Bibiliya itukura izaba ari urumuri rumurikira isi muri rusange. Za se eshatu zose zizaronka urumuri, turonka iterambere. Wakenera kumpamagara rero, mbere yuko tugera kuri nimero yawe, ese hari wenda nk'urubuga runaka ufite watangiye gushyiraho ibyo bitekerezo byawe ku buryo ubishaka afite aho yabibona? Uyu munsi nababwiye yuko ndi n'umucurabwenge, nababwiye ko ndi umucurabwenge wa filime yitwa Fande Gito, iboneka kuri Best Act Rwanda. Nuvuga ngo uyu munsi ibitekerezo byanjye ndimo kubinyuza kuri Best Act Rwanda. Best Act Rwanda. TV ntabwo ririho. Best Act Rwanda ntabwo hariho TV. Best Act Rwanda. Ni channel? Ni channel. Uyu munsi biriho, hari n'andi macanoz menshi nka Freemax, murabona muransuye turaganiye, namwe hari bimwe mu bitekerezo byanjye mubonye, n'abandi uko bagenda baza, abitwa kuri TV baransuye, abitwa uburyohe TV baransuye, n'abandi benshi bagenda baza ku buryo ibitekerezo byanjye kuba babibona biroroshye cyane. Nakomezaga mvuga yari icyo nasaba abantu bankurikiye, nongeraga kongera kubasaba ngo nyamuneka nimushyire hamwe, muze dukora amatora, dutora Imana ishoboye kandi ishobotse, kuko iyo mwizeye imyaka myinshi iyo yarapfuye, nimba itaranapfuye yagiye mu kiruhuko cy'izabukuru, ntago yitaye ku muntu. Nimuze dutore Imana izatwitaho, tuyoborwe n'Imana ishoboye, Imana ishobotse, Imana yumva buri wese, Imana iringaniza abantu, apana Imana ireka hakaba wakire n'abakene, apana Imana ireka hakaba waseka n'abababaye, apana Imana ireka abarwayi bakabaho abandi barimo kubyinagira bameze neza. Dutore Imana izafata buri wese nk'umuntu, ntigire ubusumbane mu bantu, kuko iyo mwizejwe mukizera igihe kirekire, cyari ikinyoma kandi cyarapfuye, nimba kitanapfuye kiri mu zabukuru, mugira amahoro. Turagana ku musozo, hari ukubona akavuga ati ariko uyu mugabo umuntu yamugeraho ate? Watanga nimero ya telefone? Kugira ngo ngereho nta kibazo, biroroshye cyane, wampamagara kuri 0788 62 75 66. Wayisubiramo? Ni 0788 62 75 66. Ndi umugabo wize, ntago ndinjije ndajijutse, narize rwose, amashuri yisumbuye ndayiga, na kaminuza naraminuje, ariko sinaminuje ngo mfate ibitabo mbishyire mu mutwe gusa, mfate inyuguti nzirunde mu mutwe gusa, ahubwo ibyo nize nibyo byampaye kwaguka mu mitekerereze. Nshaka kugira ngo dushyireho isi ya kabiri, isi izayoborwa n'ukuri, ikayoborwa n'urumuri. Ufite icyizere kandi kuzabigeraho? Mfite icyizere 100% ko nzabigeraho. Iyi Bibiliya tumenyereye, yera cyangwa ntagatifu, ndetse na Korani, abantu barabitinya, bazi ko ari ibitabo birimo ibyahumetswe n'Imana. Wowe ntabwo uyitinya? Nge ntago ntinya biriya bitabo. Natinya igitabo cyanditsemo ekonomi, natinya igitabo cyanditsemo imibare, cyanditsemo fizike, kuko nibyo ntekereza ko byangirira akamaro. Iyo Bibiliya ntago nyitinya, ntiyanangerera mu nzu. Ngewe ntago ndi babandi bahishwe ubwenge ngo bazabona ijuru. Nge ndi umunyabwenge, narize ndaminuza. Ntago iyo Bibiliya ifavoriza injiji, yumva ko abadafite ubwenge aribo bazabona Imana. Ntago ngewe yangera iwanjye, nkeneye ko abana banjye biga bakagira ubwenge, nkeneye ko nanjye ubwanjye nkomeza mu iterambere mu by'ubwenge. Niyo mpamvu hagomba gusomwa Bibiliya itukura. Iyo Bibiliya itukura ikaba iwanjye mu rugo, ikaba iyo gusomwa umunsi ku munsi, ndetse nkanifuza yuko buri wese uri ku isi yazasoma iyo Bibiliya itukura, ikamubera urumuri, ikamubera umucyo, ikamubera isoko y'iterambere. Turagushimiye Professor Osaga.
akabazo ka nyuma mbere ko dusoza mu buzima busanzwe ukora iki? Mu buzima busanzwe ndi umurezi. Ndi umurezi nicyo nkoraho amasaha makeya, ariko ubundi akazi kanjye ni ugutekereza. Akazi kanjye ni ugutekereza, ariko ndi n'umurezi kandi ni akazi nkunda, kuko byari ninatekereje ndagenda nkabiha abandi kugira ngo nabo bazakure bameze neza, tubashe kubaka yasi irangwa n'ubumenyi. Hari umuntu ukubonye agahita avuga ati uyu mwarimu ntakanyigishiriza umwana niba ari ibi bitekerezo afite, gira icyo umubwira mbere ko dusoza. Wambona akavanga uyu mwarimu ntakanyigishiriza umwana ufite ibitekerezo nk'ibi, ni wa wundi nahamagaye ndamubwira nti nyamuneka kuba utekereza gutya nanjye nkatekereza gutya n'uriya agatekereza kuriya, ntago twakagombye kubipfa. Dukwiye kumva ko n'ubusitani bwiza nk'uko ari ubufite indabo nyinshi zitandukanye, na sosiyete nzima n'ifite abantu bafite imyumvire itandukanye, iyo babihurije hamwe bibyara ikintu kizima. Tureke kuba abacakara y'imyumvire yazanywe n'abazungu, nidutekereze iby'iwacu, tugire made in Rwanda mu mitekerereze yacu, tugire made in Rwanda mu migirire yacu, tugire made in Rwanda mu gukunda iby'iwacu aho biva bikagera. Na cyane cyane yuko buriya tugeze nko kuri aspect ya tourisme, buriya ubukerarugendo bwasubiye inyuma, busubizwa inyuma nuko dutekereza kizungu tugasenga kizungu. Ariko nk'ubu iyo tuza gukomeza tukagira ingoro za Ryangombe na Nyabingi kandi tukabasenga ku manywa y'ihangu, utekereza ko tutaba turimo kwinjiza amadovize akomoka mu ubwo bukerarugendo, kuko twari kuba turimo gusenga iby'iwacu mu muco w'iwacu. Bari kuza bakareba uko dusenga tukinjiza amafaranga, aho kubera ko twahisemo gusenga iby'iwabo ntacyo tubona. Turirwa dusenga duhumirije mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Uwo Yesu ko yapfuye na sogokuru akaba yarapfuye, urasenga umuzimu w'umuzungu, wasenze umuzimu w'umunyarwanda mufitanye isano bigutwaye, ugasenga mu izina rya sogokuru we wapfuye ko n'undi yapfuye. Urumva ngo harimo ikibazo. Ndetse benshi niyo barimo gusenga basenga bahumirije, burya umuzungu wagutagetinze we abarimo bati dore ba bantu b'ibikara nshinzwe gufasha b'impumyi, akajya gushakiraho inkunga yitwaje ngo muri impumyi. So dusenge mu buryo bwacu, dutekereze mu buryo bwacu, dukore mu buryo bwacu, kandi nta kabuza tuzagira gute, tuzatera imbere. Turagushimiye cyane ku mwanya waduhaye Professor Osaga. Tukwifurije kandi gutera imbere no kuzagera ku nzozi zawe niba kuko zifite umugambi wo gukiza isi. Murakoze cyane, nanjye ndabashimiye kandi n'ubutaha muzagaruke tuganire. Murakoze cyane. Nshimiye kandi buri wese ukurikiye Afrimax TV. Nokuri. Bye bye. Inshuti bakunzi ba Afrimax TV, ahangaha niho dusoreje iki kiganiro. Twari turi kuganira na Professor Osaga, n'umurezi ariko akaba ngo n'umwanditsi wa Bibiliya itukura. Byinshi mwabyumvise ntabwo twabisubiramo. Twari twifuje kumusura nk'uko bisanzwe murabizi. Afrimax TV twamenya amakuru, tugenda hahandi avugirwa, tukareba ukuri kwayo, tugahura na ba nyir'ubwite, tukareba ukuri kwayo tukayabagezaho atariho ivumbi. Naha dusoreje, wibuke ntugende udakanze muri subscribe aho imbere yawe mu ibara ritukura, ndetse no ku ruhande kunzogera kugira ngo udushya amakuru, ibiganiro bitandukanye Afrimax TV bayaguteguriye bijye bikugeraho buri mwanya. Ndabashimiye cyane, nitwa Innocent Valentin. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye